umugabo ushaka agomba kuba afite iki ku bijyanye n'imitungo? Bijyanye n'imitungo, buriya rero kugira ngo uzamenye umutungo w'umuntu biba bigoye, ariko nyine iyo mugiye kumenyana byose nyine nk'umuntu mugiye kubana hari igihe anaguhisha akakwereka ibyo urebesha amazi, ibyo wareberaho ntari bitugendere mu byo nareberaho buriya. Icya mbere cyo umugabo buriya iyo mugiye kubana buriya bisaba icyizere, sibyo? Kuko iyo mugiye kubana muba mugiye gutangira ikintu kinini mu buzima bwanyu. Buriya umugabo ntakwemera, umugabo wiba umugabo nyine mbona nta kazi gafatika afite, ariko nanone hari igihe aba anagafite, mwamara kubana ubuzima bukanga. Bwanze bigenda bite? Uramwirukana nyine, wowe ugumye urwana ku rugo mugashakisha ubundi mwakemura iki kibazo. Gutwaye amasegonda oya ntago ndi kubyumva, nzi kubivuga. Hari abana nyine tu umugabo umara amasegonda 30 mu gikorwa ntacyo agutwaye. Ni myinshi, ni menshi, ni menshi, ni make, ni myinshi. Ayo masegonda ni menshi. Niba urangaye yenda biterwa n'igikorwa n'uburyo mwagitangiyemo. hari utangiza igikorwa agahita ananirwa maze amasegonda 30, pani iminota 30. Amasegonda rego buzi ko n'amasegonda buri ari menshi, aba ari menshi. Ubwo Marisa aho ngaho nta kintu twavugana. ni ukuvuga bagomba kurangiza akazi ke munsi y'iminota 30. Iminota 30 se buriya nari myinshi, yenda nka 20. Iminota 20. Ariko nabwo yenda nko mu gice cya kabiri. Ndabizi iyo uvuze nk'akazi ntago yaza kubwira ati nyine urabona uko naje nta kindi kintu mfite ariko ndagukunda. Ni iki agomba kuba afite? Agomba kuba afite akazi, byonyine biba bihagije. Buri muntu afite akazi aba afite no mu mutwe, kuko ntago waba uri wa muntu wirirwa wicaye ngo ugire ibitekerezo bizima. Afite akazi uzi, je nango umuntu mbwira nabi. kubwira nabi wakoze iki? Nta kintu wakoze. Yenda ushobora gukora ikosa, sibyo? Kuko abantu nyine tuba turi abantu. Ushobora gukora ikosa ugasanga aho kugira ngo mwicare muganire kuri rya kosa, kuko mba ndi umuntu mukuru nawe aba ari mukuru, ushobora kwicara mukaganira kuri cya kintu, ariko ataje kubwira nabi. Buri ikosa nanone aho byaba bikeretse ari isubire cyaha, nongeye nkagisubiramo kandi twarice tukakiganiraho. Aho rero nicyo ntakunda, njye mvugiraho. Ntago nzi kubika gihe ikintu, nimba ukoze ikintu kikambabaza mpita nkubwira. Ku buryo akoze ikosa yanakubitwa? Sinakubita umugabo. Umugabo nyine icya mbere cy'umuntu buriya ashaka umugabo, ntabwo ashaka umugabo ugira amahane. Ndashaka umugabo witonda, umugabo muremure, utari muremure cyane, ariko niyo yaba ari muremure ariko nanone atananutse. Ntabwo nkunda abagabo bananutse. Ubwo ushaka abagabo, umugabo nyine ubyibushye mu rugero tu, hari ukuntu nyine ubona umutipe ukabona nyine ni umutipe mwiza muremure, uri kumva? Kandi abacishije bugufi. Yego. Hari ibintu bibiri bibyibushya abantu: kurya neza cyangwa se gukora gym, guterura ibyuma. Ushaka uwateruye ibyuma? Ushaka? Ntabwo nshaka ngo nuko ngo yariye. Oya. Kuvuga ngo nyine wakoze siporo, wateruye ibyuma. Siporo, yego. Mutagira amahane. Mutagira amahane, umusore nyine witonda. Wowe uritonda? Ndagerageza. Yego. Ngaho ndakubaza ikibazo cy'amatsiko, ubu abashaka kubyumva baraza kubyumva ko witonda. Uramutse umubonye urugero mwarabaye, waba uri mu rugo atashye agahita agukubita urushyi, wakora iki? Ankubita urushyi se? Ubwo ariko ubwo haba hari impamvu.
wasaramutse nagenda byibuze nkashaka nk'inzu ya 200 ko kiri kugabanya amafaranga wowe umugabo arakubwira nakwizera gute se muri ayo mezi angahe utanjugunye ukigendera ntabwo yakwijugunya nta muntu ujya wishyura ukwezi kumwe so ubizi niba umugabo avuze ati ngiye kuguha 2 miliyoni uva aho hantu wari uri ngewe ntabwo naza aho hantu ndaguha 2 ugenda ukodesha n'izindi ntabwo nakodesha ya 500 kuko kiba ari igipangu cyawe wenyine uri kumva ariko biterwa n'ahantu ashaka nabwo konza abo babikorera se bakamubwira ati genda wicare mu nzu ya 1 miliyoni icyuzo ushaka kujya uvuga na ntuza nyine na business ndayigukorera aho jye nkoreye business ntareba atari byo kuvuga ngo ngiye kwicara aho ndere nk'umwana w'inyoni uyampaye ariko ntabwo sinzi ko nakodesha inzu ya 1 miliyoni kubera iki yenda ni nka 600 atiga yabika basuje cyane abakurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi nk'uko mubimenyereye hano tubazanira umutumirwa akoze guseka cyane murabona ko ari mwiza cyane tugiye kumuha umwanya abibwire hanyuma duhite dukomeza ikiganiro cyacu tuguhaye ikaze yego murakoze kumpa ikaze nitwa Isimbi yego Simba amakuru ni meza urakomeye ndashima Imana umunsi tugiye kuganira ikiganiro cyiza cyane yego uraza kutubwira nyine tugendeye ku cyifuzo cyawe icyifuzo cyanjye kihe icyifuzo cyawe ntakize cyangwa ufite byinshi nkubwire icyo tugiye kuganira ufite byinshi mbwiramo kimwe muri ibyo ku bantu babimenyereye hano tuhanyuze abantu bashaka abakunzi umugabo cyangwa umugore ushaka umukunzi muri make nawe urashaka umugabo tugiye kutubwira umugabo wifuza uko yaba ameze utubwire icyo agomba kuba afite ashoboye nawe utubwire se ni iki wamuhereza nk'umuntu umushaka ufite iki azaheraho nawe nk'uko uri buze kuvuga icyo yaheraho turagenda tukubaza n'ibindi byinshi kugira ngo nyine uwo mugabo yisange umugabo nyine icya mbere cy'umuntu buriya ashaka umugabo ntabwo ashaka umugabo ugira amahane ndashaka umugabo witonda umugabo muremure utari muremure cyane ariko niyo yaba ari muremure ariko nanone atananutse ntabwo nkunda abagabo bananutse ubwo ushaka abagabo umugabo nyine ubyibushye mu rugero tu hari ukuntu nyine ubona umutipe ukabona nyine ni umutipe mwiza muremure uri kumva kandi aba acishije bugufi yego hari ibintu bibiri bibyibushya abantu kurya neza cyangwa se gukora gym guterura ibyuma ushaka uwateruye ibyuma ushaka ntabwo nshaka ngo ni uko ngo yariye kuvuga ngo nyine wakoze siporo wateruye ibyuma siporo yego mutagira amahane umusore nyine witonda wowe uritonda ndagerageza yego ngaho ndakubaza ikibazo cy'amatsiko ubu abashaka kubyumva baraza kubyumva ko witonda uramutse umubonye urugero mwarabaye waba uri mu rugo atashye agahita agukubita urushyi wakora iki ankubita urushyi se ubwo ariko ubwo haba hari impamvu oya arinjiye wowe wari wicaye agukubise urushyi ubwo nkubise urushyi nyine nabanza nkakubaza impamvu mbere y'uko mvuga mbanza kukubaza impamvu nyine ubikoze yego ubu atayikubwiye buriya ntabwo umuntu yaza kugukubita nta mpamvu yamuteye ntabwo uzi impamvu nta n'ubwo uyimubajije aragusubije we yinjiye mu nzu nimwirirwanye aratashye nimugoroba agukubise urushyi utubwire nk'umuntu nyine bibayeho ni iki wahita ukora nta kindi wakora nese ko utafata mu mugabo ngo umukubite oya nyine wowe uratuza
nimba ari umujinya yatahanye yenda wasanga ari ikibazo yahuye mu kazi nacyo ugasanga ni wowe nyine aje abigutura tu uratuza nyine wowe yakumva umujinya cyangwa uburakari bushize mukaganira nyine mukaganira kuri cya kibazo cyabaye. Wakwihanganira utazi ikintu wakoze inshyi zingahe? buriya umuntu ajya gufata umwanzuro wo kugukubita uba wanabibonye ugikingura wankubita ishyirwa mbere urwa kabiri nanjye ngasohoka nkaguhunga. ubwo wasohoka ugahunga? yego. kuki se utahita umusubiza ngo nawe murwane hanyuma muze kubikemura? ubwo se mukubise urwo rushyi noneho akankubita birenze kandi njye nitinyira gukubitwa. ubwo babyumvishe niba witonda keretse niba utubeshye. oya ntago mbeshye. Isimbi, karame, mu buzima busanzwe ukora iki? mu buzima busanzwe ndacuruza. Curuza iki? Curuza imbuto kwa Mutangana. Kwa Mutangana? Yego. Umugabo ushaka agomba kuba afite iki ku bijyanye n'imitungo? Bijyanye n'imitungo? buriya rero kugira ngo uzamenye umutungo w'umuntu biba bigoye. Ariko nyine yo mugiye kumenyana byose nyine nk'umuntu mugiye kubana. Hari igihe anaguhisha akakwereka ibyo ureba nyine urebesha amazi. Ibyo wareberaho ntari bitugendere ku byo nareberaho buriya. Icya mbere cyo umugabo buriya mugiye kubana burabisaba icyizere. Sibyo? Kuko iyo mugiye kubana muba mugiye gutangira ikintu kinini mu buzima bwanyu. Kuri umugabo uriya mugabo ntakwemera. Umugabo wiba umugabo nyine mbona nta kazi gafatika afite. Ariko nanone hari igihe aba nagafite mwamara kubana ubuzima bukanga. Bwanze bigenda bite? Uramwirukana nyine wowe ugumye urwana ku rugo mugashakisha ubundi mwakemura iki kibazo. Okay, ndabizi uyivuze nk'akazi ntago yaza kubwira ati nyine urabona uko naje nta kindi kintu mfite ariko ndagukunda. Ni iki agomba kuba afite? Byuza agomba kuba afite akazi. Byenyine biba bihagije. Uri umuntu afite akazi aba afite no mu mutwe. Kuko ntago waba uri wa muntu wirirwa wicaye ngo ugire ibitekerezo bizima. Afite akazi? Wari uzi ko n'abantu biba babyita akazi? Babyita akazi ariko biterwa n'ako kazi akariko. Okay. Ubwo nta kindi ugenderaho usibye kuba afite akazi? Nta kindi. Njyewe nkunda umugabo umpaye amahoro. Utazi ngo yinjiza ngahe agira ate? Oya buriya iyo mwakundanye iyo umaranye byibuza n'umuntu muri gukundana byibuza amezi 6 cyangwa 3. Umugabo ushaka urashaka mumarana amezi 6 mu rukundo? Yego. Nyuma yo kuyamara? Kuko buriya iyo uri guteretana n'umuntu uba ugenda umwiga nawe akwiga. Pana bya bindi byo muri iyi minsi ukundana n'umuntu amezi 2 ugasanga nyine yazitangiye kuzana ibindi bibazo. Ufite imyaka ingahe niba atari ibanga? Imyaka ye nzayivuga utaha. Okay, umuntu wavutse muri 2000 akurusha imyaka ingahe? Ntago mbizi. Okay. Uratuma abantu bagereranya baze kuguha itari yawe? Nta kibazo. Baze kugibwira yabo. Umugabo usenga cyangwa adasenga? Umugabo usenga ntacyo atwaye ariko nanone udasenga nawe ntacyo atwaye. Yego. Yaba asenga cyangwa adasenga nta kibazo kuri wowe? Ntacyo atwaye ariko ari umunyamahoro. Agira amahoro niyo musaba gusa? Afite inzu ye atayifite? Buriya kuba ufite inzu ni kimwe no kuba utayifite ni ikindi. Hari igihe ushobora kuba ufite yanzu ariko gusinzira ntuzajya ubona amahoro kwisinziriramo. Nawe ushobora kuba mu bukode nabyo bikaba ikibazo. Ariko nanone iyo afite inzu hari byinshi nyine mubasha kuba mwanageraho. Ariko nanone mutanayifite buriya ari umuntu mushyira hamwe. Mushyira hamwe nyine nayanze mukayibona to. Se buriya washaka umugabo urusha imyaka ingahe cyangwa kurusha imyaka ingahe? Oya, je buriya nkunda umugabo wenda ndusha imyaka guhera kuri 5 kuzamura. Imyaka 5 kuzamura? Yego.
uriya bafite imyaka ingahe kuri wowe? ntabwo mbizi. Se kuki uri kubihunga udashaka kuvuga imyaka? Ni myinshi ni mike? ntabwo mbizi nyine, si niba ari myinshi ntabwo nzi igihe navukiye. Umugabo ufite 35 wamwemera? Umugabo ufite 35? Yego. Wamwemera? Afite 30? 30 yatu oya. Oya byaragiye. Uko biri kose wa 30 ntabwo namwanga. Yego. Wamwemera? Yego. Tuvuye kuri 30 kuri 20. Wa 20 ntabwo namwemera. 20 kuva kuri 30 kugeza kuri 20 ntabwo wamwemera? Oya yenda kuva kuri umugabo uri munsi y'imyaka ya 30 ntabwo namwemera. Ababizi bamenya imyaka ufite. Okay. Ngiye kukubaza ikibazo. Yego. Uraza kunsubiza nyine uko ubyumva. Wavuze ko umugabo atashye ukabona aragukubise nta mpamvu mutanirirwanye wamureka ukamuhunga. Yego, hari ukuntu ushobora kuba 30 ntacyo agutwaye. Amasegonda 30 ntacyo agutwaye. Amasegonda 30 ni menshi. Uri gukubitwa? Oya. Amasegonda 30 ntacyo agutwaye. Aya amasegonda oya ntabwo ndi kubyumva. Nanze kubivugara abana nyine tu. Umugabo umara amasegonda 30 mu gikorwa ntacyo agutwaye. Aya. Ni myinshi. Ni menshi? Ni menshi ni make? Ni myinshi, ayo masegonda ni menshi. Nibura ngahe? Aya yenda biterwa n'igikorwa n'uburyo mwagitangiyemo. Ese utangiza igikorwa agahita ananirwa maze amasegonda 30 pani iminota 30. Amasegonda rego biziko n'amasegonda bari menshi. Aya bari menshi. Ubwo Marisa shaho ntabwo nta kintu twavugana. No kuvuga bagomba kurangiza akazi ke munsi y'iminota 30. Iminota 30 se burana ni myinshi nka 20. Iminota 20. Ariko nabwo yenda nko mu gice cya kabiri. Mu gice cya kabiri. Okay, aramutse ashaka kukwimura muri Kigali. Ntabwo nabyemera. Ubwo yanze aramutse nayifite igomba kuba iri muri Kigali. Igomba kuba iri muri Kigali rwose. Nta kindi gihugu watembereye se? Nakigiyemo. Iki? Nabigiyemo nka bibiri. Harimo Uganda. Simbizi ariko nyine nabigiyemo. Burundi se? Nacyo kiri muri byo nagiyemo. None aramutse ari Umurundi akaba bishaka ngo bamwimuke. Ngamo Umurundi oya. Ufite abana bangahe? Abana benshi. Nk'icumi? Ni nka 20. Wabwije abantu kuri ko ni nka 20. Oya nzababwira ubutaha. N'ubundi barahari tuhamagaye umwe yahita aza akahita tubwiza ukuri. Ubu nawe muri abo bose se? Muri abo bose nta n'umwe urimo wanjye. Nibyo? Ubwo umwe yakanye ubwo nawe yakabaye yajuriye. Naba yaje. Okay. Tutakiri muri ibyo ugiye kubivuga neza witonze umbwira uti ngewe umugabo nshaka agomba kuba ameze gutya na gutya. Abantu batabyumvishe neza kugira baze kubyumva kuko twabajimije cyane kandi ntabwo ariko abantu benshi baba bafite ubuhanga bwo kubumba. Aya buriya rero reka nkubwire umuntu mukuru twari turi ku bijyanye n'abantu urumva bavuze ko ufite benshi none umugabo waramutse aje ari umudivorce ari umuntu watandukanye n'abandi badamu biragoye cyangwa ni wamwemera? Biragoye. Ushaka umuntu utarigeze ushakaho na gato? Byibuze afite umwana umwe. Atarigeze ashaka? Byibuze afite umwana umwe kandi atari n'umudivorce. Yego.
ubwo agomba kuba atarigezeho Yego. umugore. Imyaka wayitubwiye ngo agomba kuba atari hasi ya 30. genda na 36 kuzamara kugera kuri 40. Ibyo ntabwo bikuraho twamenye iyo ufite uko biri kose. Uriya umuntu uri munsi ya 20 uko biri kose uramuruta. Tugere imyaka ubwo nyine abayi atanywa inzoga. uri umugabo unywa inzoga akenshi hari igihe aba ari umunyamahoro, kuko umugabo utanywa inzoga ni wa muntu ubwira ikintu agaceceka, uwo mwavugana ntiwamenya icyamurakaje, ntiwamenya icyamushimishije. Wanyweye inzoga arabivuga se? Iyo mwisindiye ibyanyu ashobora ahangaha narababaye. Ati byageze gute, cyangwa mu kimwe akagenda akaguza ukavuga ati byose ari bubivuge. Wigeze gushakaho na mbere se? Ariko ufite umwana? Yego. Urenze umwe? Nakubwiye 10. 20 nako. Okay, ku bijyanye n'imitungo mu mafaranga, apana kuvuga ngo afite inzu, afite ibibanza, ngo yagize iki, ngakora iki, ugomba kuba afite amafaranga angana iki? Rero buriya ntabwo wabarira umuntu amafaranga, ariko hari ayo agomba kuba afite nyine. Jye buriya reka nkubwire, jye mu bishoboka byanjye noneho sibyo, undi umugabo ufite akazi akamenya inshingano z'urugo, uwo niwe mugabo. Niwo mugabo ushaka? Yego. Apana wa wundi nimba kwezi kwageze ahita afata akabanza agaca mu kabari. Uwo nta mu mutwe aba afite. Ushaka umugabo ukwezi kugera agahita yatahana akakubwira ati dore ngaya yose. Niyo atayanyarika akayashyira kuri konti, kuko icyo gihe iyo agezeho urabimenya. Aho si wa muntu ushobora kuba ahembwa nka 500 mu rugo akahageza 100 cyangwa se 50. Ubwo si urwo ruzava mu rugo? Ntabwo mukeneye. Umugabo uyazana yose atayakuyezeho naga. Ugenda ushaka ntuyanyereke, uyashyire kuri konti, kuko hari imishinga myinshi tuba turi gutegura kuzagira, nk'uko nanjye nshaka kujya gukora byagenda neza nkakubwira nti bebe dore ukuntu byagenze byaciyemo. Yego. Hari abo tuganira akavuga ati ngewe mu buzima busanzwe ayo ntunze ni nka 3,000,000. Ariko wowe udafite 1,000,000 kuzamura nta kintu twavugana. Rero nta rukundo ruba rurimo, ko nyine bishingiye ku butunzi. Oya, ntabwo ari ubutunzi, burya urukundo. Ubu ngubu reka nkubwire, si uri umusore, ubwo ubonye umuntu wowe ufite amafaranga akagutereta wabyemera? Ayafite akantereta wabyemera? Imyaka turimo rwose uyafite wanjyana. Ntabwo rwo rero waba uri urukundo, ni nk'ahandi uzajya umuca inyuma, kandi igihe ntabwo nshaka ko nzajya nca inyuma. Uri inyangamugayo ku mugabo wawe. Oya, umuntu ufite amafaranga nyine hari igihe nyine, ubundi se reka nkubaza, sheri yangana igihe kingana, sheri kumwe mwitana sheri mu rugo byamara igihe kingana? Waruvuze ngo ntago mwitaye ngo mwakenye cyangwa mwakize kugeza musaje, azabura nyine afite. Yego, ari sheri wanjye, azaba ari uw'agaciro nyine, se ko naba naramuhisemo. W'inzobe w'urukara? Ntabwo ndi umugabo w'inzobe. Kubera iki? Kubera ko uri inzobe? Oya, ntabwo ari cyo kibazo. Umugabo uri buze kukubona akavuga ati uyu isembe namukunze, ni ko asabwa kubanza yirebaho ku giti cye agomba gukora. Hari ibintu ukunda, hari ibyo wanga, nyine agomba kwisuzuma ibyo bintu akareba niba atari ko bimeze. Isimba akunda iki, yanga iki? Uzi, ntabwo umuntu umbwira nabi.
akubwira nabi wakoze iki? Nta kintu yenda wakoze. ushobora gukora ikosa sibyo kuko abantu nyine tuba turi abantu. Ushobora gukora ikosa ugasanga aho kugira ngo mwicare muganire kuri rya kosa, kuko mba ndi umuntu mukuru nawe aba ari mukuru, ushobora kwicara mukaganira kuri cya kintu ariko ataje akubwira nabi. Buri ikosa nanone aho byaba bikeretse ari isubire cyaha, nongeye nkagisubiramo kandi twaricaye tukakiganiraho. Aho rero nicyo ntakunda. Uko biri kose ntabwo ushaka umuntu ukubwira nabi wakoze ikosa. Yoya twabanze twicaye turiganire. Umbwira ati sheri wanjye ko byagenze gutya, kuki wagikoze? Umbwira ati yenda ni impanuka cyangwa nyine hari ukuntu nyine ubwira umuntu wakumva nyine ko ikosa warikoze bitabigambiriye. Hari abagore cyangwa se abakobwa muri rusange ukorera ikosa uri umugabo agaceceka, ugakora irindi agaceceka. Ari umugore uceceka? Wanataha wabona yanarakaye wamubaza ati se habaye iki, ntazigera akubwira, agakomeza akababarira muri we. Nawe ni gutya umeze cyangwa uvugiraho? Njye mvugiraho, ntago nzi kubika igihe ikintu. Nimba ukoze ikintu kikambabaza mpita nkubwira. Ku buryo akoze ikosa yanakubitwa? Njye sinakubita umugabo. Reka turi kukureba uri igisore ushobora kuba. Ntago nabukubita. Urerega umugabo nyine abahora ari umugabo nubwo bashyizeho uburenganire. Umugabo ahora ari umugabo. Ibintu by'uburenganire urabyemera? Ndabyemera nyine ku ruhande rumwe, ariko nanone aho natwe twageze aho turabyitwaza. Wemera gusezerana? Gusezerana sinzi. Kubera iki? Gusezerana nabyo biba nko mu bintu biba bisa nk'ibigorana. Cyakora twasezerana ndatumaranye igihe. Urasa neza bakubonye, ndizera ko bari buze kugukunda. Niba ubona wakunze Isimbi twandikire muri comment tuguhe nimero ye. Ntuburane, umuntu wagukunze aze kutwandikira avuga ati Isimbi rwose ndamushaka, nabonye ntacyo twaye. Kuko n'uburyo uri kuvuga abantu barabibona, keretse niba wiyorobetse. Ntagengira ukuri. Unywa inzoga? Inzoga ndayinywa cyane. Yego nyine hari ukuntu umuntu aba yakoze nk'akazi nko muri weekend, ugafata umwanya ukavuga ati wajya byibuza kuruhuka mu mutwe nkajya kubyinamo. Rawundi zingahe ku buhe bwoko? Rawundi ntabya rawundi, buriya umuntu anyweye agashira inyota biba bihagije. Wowe ntabyo amaraundi ni paki inyota ishize? Njye niyo nshiriye inyota rwose, kuko njye inzoga ntabwo zintegeka. Kadusezera abantu twabanye rero, niba wakunze Isimbi narimvuze ngo byandikiye hano. Niba kandi ufite ikindi gitekerezo utwandikire muri comment. Ikindi kandi tuzamugarura ababwira ati naramubonye cyangwa se sinamubonye. Ninamubonye. Isimbi wakoze kubana natwe, turagushimiye. Namwe mwakoze kubana nanjye kandi mwakoze no kuntumira mu kiganiro cyanyu. Wakoze cyane. Yego.